GASARO TV. Ko muringaniye Yes, watwibwira ukatubwira n'impamvu uri hano. None ntacyo nabasha kuvugana nawe. Kubera icyo udashaka kuvuga. Igihe cyo kuvuga ntabwo kiragera kuri cyo. Ese uri kumva ko uzabivugira hehe? Cyangwa ni ryari uzavuga? Zavuga ari uko ndi kumwe n'unyunganira igihe nikigera. uri kumwe N'unyunganira igihe nikigera. uko biri kose uravugana n'itangazamakuru watubwira impamvu nyine Ntacyo mfite cyo kuvuga. Nta mpamvu mfite yo kuvuga. kunganira se ko ari uwo mu butabera n'akaba atari mu butabera kubera icyo wumva utatuvugisha n'abanyamakuru. Ndarwaye ntago meze neza ntago nabasha kuvuga. Watwibwira basa amazina yawe witwa nde? Amazina baye babwiye. Ntabwo baratubwira. Baraza kubabwira. Bande? Abanzanye hano, ababanzaniye. Niba kuzaniye iki hano Muraza kubabaza jye nakubwiye ko ntabasha kuvuga. Wari wemeye kugaragara kuri kamera zacu hari ubwo wenda se ari agahato Ntago jye nabyemeye kuzigaragara. Ndabangamiwe kuko muri kunzana hano ntazi impamvu yabyo. Ufungiwe ubusa navuga ngo uri imbere y'itangazamakuru ariko uri kuvuga uti ntago nzi impamvu ndi hano ibyo ari byo byose hari impamvu itumye uhagarara hano imbere y'itangazamakuru muri make urukeka ari iyihe cyangwa se kuko n'igipapuro kimfunga ntacyo mfite. Iriya modoka bafashe yari yabahinduye purake ntabwo ari yawe. Nakubwiye uvugane n'abanzanye hano kuko none hajye ntago mbasha kuvuga. Ariko bigaragara ko wahinduye purake ku modoka yawe niyo mpamvu. Ntago mbizi ibyo ngibyo mbaza. bagufasha ryari Kuwa mbere ntago bamfashe n'igihe nijyanye yo kwitaba. witabye rero kubera iki kugeza ubwo wemera kwitaba nyine wunijyanye Ari bambwiye ngo nze tuvugane mpageze baramfunga. Kugeza ubu rero Ntabwo bakubwiye icyo bagufungiye se. kandi nkubwira ngo nta rupapuro mfite rumfunga. bakubaza bakubashije ngwiki Purize turekeraho nababwiye ko nabasha kuvuga. Ntabwo meze waza neza. kwisobanura ariko bakuzanye no bakubwira iki? mu magambo make wenda utavuze iki Babwiye ko ntameze neza. waratunguwe kwibona wenda bagufashe wari ugiye baguhamagaye ngo ugereyo gusa ugezeyo baragufunga byaragutunguye cyangwa nawe hari icyo wikekaga? Purize nababwiye ko ntameze neza. hari umuntu mwari mufitanye ikibazo ukeka Okay, uko ariko kose ntabwo ushaka kuvuga ariko bigaragara ko imodoka yawe yafashwe ifite amayeri yo guhindura purake wajyaga ku Gisenyi wahinduye purake kamera ikomeje kukwandikira ugeze ku Gisenyi bahita bagufata. Ibyo ngibyo urabyemera cyangwa urabihakana? Murakoze cyane. Uyu mugabo uri hano mu kanya yanze kutwibwira cyangwa no kutubwira ikibazo bamuzaniye hano. Ngira ngo twagusaba ko udusobanurira impamvu ari hano. Yitwa nde? Murakoze. Uyu mugabo uri aha ngaha yitwa Nshimiyimana Adolphe. Yafashwe yahinduye plaque cyangwa se ibiranga ikinyabiziga cye. Aho yafashe imibare imwe n'imwe ndetse n'inyuguti akabihinduramo ibindi. F yayihinduyemo P hanyuma 0 ahinduramo 8. Ni ukuvuga ngo ikinyabiziga cye mu by'ukuri asanzwe atwara ibirango byayo ni RAE 710F. Ubwo rero amaze kubihindura cyahise gihinduka ikindi kiba RAE 718P. hanyuma ubona yaragamije iki kugira ngo abe yahindura plaque y'imodoka ye? Iperereza riracyakomeza ariko kimwe mu bigaragara nuko nyine hari ibyo yashaka guhisha birimo kwandikirwa wenda na kamera cyane cyane ko n'urugendo yakoraga ari rurerure ndetse na speed yafashe kamera zigaragaza yuko iri hejuru yagenwe yavaga Rubavu aza hano mu mujyi wa Kigali. Bivuze rero yuko mu by'ukuri ibihano cyangwa se ibyo kamera yamwandikiraga byajyaga ku yindi modoka itariyo atwaye. Iperereza rero riracyakomeza kugira ngo hamenywe intention cyangwa se icyo yari agamije kirenze kuri icyo ngicyo. Ubwo ngubwo nibiramuka bimaze kugaragara
ikigo gishinzwe kugenza ibyaha gifite umuvugizi ashobora kuzabagezaho uko byifashe. afande mwabivumbuye mute? Iryo ni ibanga ryacu. Iryo ni ibanga ryacu, uburyo dukurikirana ibibazo, uburyo tugenda ku bakoresha umuhanda, uburyo dukoresha ibikoresho bitandukanye. Ntabwo nahita nkubwira ngo tubigenza dutya, ariko n'abakora amakosa nk'ayo ngayo n'ubwo buryo tubavumburamo. Afande kwandikirwa ku nshuro zigera ku 10 bigaragare ko yarabikoze kenshi, umuntu ashobora no guhita yibaza niba hari undi mubare munini wenda ushobora kubukoresha ubwo buryo. Ni iki mu bitekerezaho, ni iki byenda gukorwa? Izo nshuro 10 kamera yazimwandikiye kuri iyo trip imwe yonyine, bivuze ko yashaka kwihuta. Ibyo yari afite mu modoka ye ntawe ubizi neza, ariko ikigaragara cyo nuko yashaka kubyihutisha kugira ngo n'uwatekereza kubimufatana wenda bigorane. Gahunda dufite nuko tugomba gukomeza izo operations zitandukanye, kumenya amakuru, tukamenyera igihe. Dufite abantu benshi baduha amakuru. Ese iki cyaha mugifata gute cyangwa mugihana gute ku muntu uhindura purake z'imodoka? Urakoze cyane. Mbere ku ikubitiro yashobora no kwandikirwa umuvuduko. Iryo ni ikosa ryo mu muhanda risanzwe rifite amande, uwakoze ayo makosa abarwaho. Ariko ubu ngubu yakoze icyaha cyo guhimba no guhindura inyandiko. Ni mu ngingo ya 276 y'itegeko nimero 68 akarongo 2018 ryo kwa 30 z'ukwa 8 2018, igaragaza ko umuntu wese uhindura inyandiko, uhimba inyandiko, afatwa nk'umunyacyaha, bityo akaba yahanwa gafungwa hagati y'imyaka 3 kugera kuri 5, ndetse n'ihazabu ya miliyoni 3 kugera kuri 5. Afande, iyi kese nibwo bwa mbere mwabamubonye? Ku modoka ntabwo twari tubimenyereye. Twari tubimenyereye cyane cyane ku bamotari, aho rimwe na rimwe afata nka purake ye akaba yayihinamo kabiri ku buryo gusoma neza imibare iri kuri purake ze bigorana, cyangwa se akaba yafata nk'urwembe akaba imibare imwe yayihinduramo indi. Ndetse hari nabo duhura nabo cyane cyane nijoro, bafashe ibitambaro bakazihisha. Iyo ahinduye purake byumvikane ko ihita umubare ashyizeho ujya ku kinyabiziga cy'undi muntu udafite ibibazo, uri kugenda mu buryo busanzwe, akandikiriwe cyangwa se akabona message imuhari imubwira ko yakoze ayo makosa yo mu muhanda. Bigenda bite, ahantu ateye ubutabera bwe bigenda bite? Igihano cy'uwo ngo wabikoze, wandikiwe ikinyabiziga cye aricyo cyahinduriwe umubare kikakira message atari iyo purake, atari y'icyo kinyabiziga. Uwo ngo birumvikane ko agomba kurenganurwa, ahubwo ntabwo yahanwa ku cyaha atakoze. Bityo rero polisi cyangwa se ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda nicyo ribereyeho kugira ngo bibe ryamurenganura igihe bigaragaye yuko atari we wabigizemo ubwende. Kuba afite gahunda yo gukomeza guhimba cyangwa guhindura purake z'imodoka, murababwira iki? Birumvikana yuko message tubaha, icya mbere ari uko bagomba kwirinda ibyo bikorwa. Icya kabiri ni uko ibyo bakora bidashobora gutambuka gutyo, kubera yuko dufite uburyo buhagije bwo kumenya ibyaha nk'ibyo ngibyo, amakosa nk'ayo ngayo, bityo itegeko rikaba rigomba kubahana nyine uko ribiteganya. Afande, ikindi kibazo kijyanye n'umutekano mu muhanda, afande, mu minsi ishize twabonye mushyiraho za kamera hano Gikondo, hari n'izindi ziri ku Muhima zifotora abantu baviyoye ibyapa cyangwa se batubera ibimenyetso by'umuhanda. Afande, kuva izo kamera zajyaho mwatubwira nize mpinduka mumaze kubona? Kuva kamera zajyaho ziri mu maferuje byatanze umusaruro ugaragara, haba aho zabanje ku Muhima aho dukunze kwita Yamaha, cyangwa se naho twazishyize mu minsi yashize Igikondo.
aho bakunze kwita kwa Mironko. Twazitangije izo zagiyeho nyuma, twazitangije hashize hafi ibyumweru 2, ariko twahaye umwanya abagenzi nyuma yuko tubakanguriye gukoresha umuhanda neza, buri wese kugenda mu gisate cy'umuhanda agomba guhagararamo, kudahaguruka atarahabwa uburenganzira bwo gutambuka, ndetse no kutasagasira abanyamaguru bakandagira muri zebra crossing cyangwa se mu mwanya bagenewe wo kwambukiranya umuhanda. Abakoresha umuhanda twabahaye akanya ko kugira ngo ibyo babimenye, babe familia nabyo, kandi twabonye bitanga umusaruro ufatika. Ubu ngubu rero iri joro nyuma ya saa 6 z'ijoro, ubwo araba ari ku itariki 16 izo kamera nibwo ziri butangire gufata cyangwa se guhana abakoresha uwo muhanda nabi. Murakoze. Izi kamera zaje mu mihanda, accident zagabanutse muri level ingana gute? Accident zagabanutse ku buryo bugaragara, imibare wenda ntayo naguha none kubera ko ntayo naje nitwaje, ariko ikigaragara cyo namwe mukoresha umuhanda nuko accident zaragabanutse, ndetse n'izibaye ntabwo zigira ingaruka zikomeye cyane ku bazigizemo uruhare cyangwa se kubo zagizeho ingaruka nyine. Murakoze cyane. GASARO TV.